turabakiriye ndetse tubifuriza n'ikaze kuri ya channel ya Update Trends ikomeza kugenda ibagezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye kandi by'ubwenge. Mumaze kumenyera yuko hari igihe tujya dufata umwanya tukanyuzaho nk'ibintu biba byaragiye cyangwa se ibintu biri kuba by'ubwenge, nyine ukabasha kuba wabisobanukirwa ukabigiraho ubundi bumenyi bugiye butandukanye cyangwa se amakuru menshi ahagije wenda rufiteho amakuru makeya. Nkuko mumaze iminsi mubibona cyangwa se nkuko twese tubibona cyangwa uko reality iri muri iyi minsi mukomeje kugira mubona ko ikintu cy'imbuga nkoranyambaga buriya ikintu kimaze gufata umwanya munini mu mitwe yacu, kandi koko ikintu cya technology tugeze mu isi ya technology, tugeze mu kinyejana nyine hamwe technology ikenewe cyane kubera yuko ibintu byinshi ubona ko zigaye bikorwa kuri technology. Si ngombwa ko tujya guhura n'umuntu ngo mugire ibyo muvuganaho, si ngombwa ko amafaranga ngo yamushyira mu ntoki. Ibintu byinshi byaragiye byora bitewe nuko technology igenda itera imbere y'isi mu buryo bugiye butandukanye. Ariko nkuko mwese mubizi nk'abantu mwese bafite experience ku isi, nyine technology ibigiye ifite uruhande rwiza cyangwa se ikagira uruhande rubi. Niyo mpamvu ubwo twagiye tubategura icyegeranyo cyakozwe ariko tujye kukibasobanura neza, mwashe kuba mwakigiraho amakuru menshi agiye atandukanye, umenya amakuru kuri izi mbuga twirirwaho, ese ubundi biba bimeze bite, ese negative effect cyangwa se ingaruka mbi nize cyangwa positive effect nize, cyangwa ubwo se mu rurimi rwacu ingaruka nziza niziye. Ntujye kure rero, niba utarakora subscribe reba hasi hano handitse subscribe kandi subscribe kugira ngo uzakomeze kugenda ubona n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ubundi The Social Dilemma ni documentaire nyine iri kugenda igaragara cyangwa se igaragaza uburyo ki izi mbuga nkoranyambaga twirirwaho biteye ubwoba cyane, uburyo nyine tubanye nazo ni nkuko nabivuga wenda. Buriya iyo uyirebye nyine iyo documentaire nk'iyo ibashije kwisobanukirwa, ntabwo ubona yuko imbuga nkoranyambaga nyine ari ikintu buriya ni kenshi ujya ubasha kuba wavuga yuko buriya ukibeshya ngo urubuga ngenda rukoresha, buriya oya, urubuga ntabwo ari wowe rukoresha. Nubisobanukirwa neza uraza gusanga yuko buriya ahubwo urubuga nirwo rugukoresha, buriya urubuga ntabwo rukoresha. Uko nshuti yanjye ni nguha nk'urugero rworoshye cyane. Buriya nyine urugero ngiye kuguha aka kanya, uzarebe nko ku rubyiruko bari bunyumve cyane cyangwa se abandi bantu bazikoresha cyane bakoresha nk'urubuga rwa Instagram. Uzarebe usuzume neza, umuntu ashyiraho post, iyo umaze gushyiraho post uhora ucungana n'umunsi ku munsi ati se yagize likes zingahe, ese likes ziri kuzamuka, comment ni nyinshi. Uko biba byinshi ukomeza kumva nawe uri motivated, ukumva nyine biragushimishije muri wowe, ukumva nyine bisa nkaho muri society nyine we hari urwego uriho, abantu barankunze, cyangwa se nimba ari nk'imyambarire waguze umwenda mucyo kuba ati umwenda abantu bawukunze, uko biragiye kubona ko ndi umusirimu. Uzarebe nyuma yuko ibyo bimaze kuba usigara ukorera kuri pressure cya kintu. Ese ubushize ko nashyizeho post ikabona likes, tuvuga urugero 3,000 cyangwa bitewe n'urwego account yawe ifite, usigara ukorera kuri pressure fati ubushize niba nambaye kuriya, ugasanga hari imyenda yose ushyira mu gatebo ati ngi ntabwo nayambara bitewe nuko iri munsi ya yindi isa abantu barambara gute, bari bamaze kubona ko ndi kuri rwego muri hit cyangwa muri fame cyangwa mu mafaranga. Ese babona kize iyi iri hasi yayo, urumva barabyibazaho byinshi, ugasanga ugiye gukorera kuri iyo pressure. Cyangwa se uzarebe yishyize abantu bakayanga, ukabona nyine kuyanga ni kuvuga ngo nyakeye neza no ngo yabonye likes nkeya, comment zabaye nkeya. Icyo gihe uzarebe uwo muntu biramubabaza, ugasanga atangiye kuba baranga ese muri society ubu ngubu biri kugenda gute, ese ko abantu batari kunkunda, ese uyu nguyu yandusha iki. Ugasanga nyine ibyo byose bigiye gukomeza kuremamo ikintu kimeze nka depression mu mutwe, urabyumva. Ubwo aho ngaho n'urugero nari ngwaye ruzasigara ariko ruri kugukoresha, ntabwo ari uzaba uri kurikoresha. Umvikane neza kuri iki kintu, uko ya pressure niyo uzasigara ukoreraho, ugasanga uri gukenera kugura imyenda iguhenze irengeje wenda na budget yawe wapanze, ariko kugira ngo likes zikomeze ziyongere, likes zitamanuka, likes washyizeho zikomeze zigende zizamuka. Kuri iki niyo nese ni ukubera iki abantu bajya muri za shoot bakajya kwifotoza, no kugira ngo afate ifoto isa neza, ifoto irenze, kugira ngo bantu babafana be ku mbuga cyangwa se aba followers be niba yireba bashe ko bati uyu muntu ni umusirimu, uyu muntu afite amafaranga. Nibyo ni byinshi cyane aha kanya, ariko uri kugenda wumva yuko icyo gihe ruba rusigaye rugukoresha, niko rugukontrola, niko rurakubwira ati jya kugura imyenda ubu bwoko, wabyumva. Aka kanya ugasanga hari t-shirt iri hariya, hari brand yaje nshyashya cyangwa Lacoste cyangwa se undi mwenda wese ukugura 30,000, kandi nyamara mu by'ukuri hari n'indi myiza ishobora kuba iri myiza wenda ariko iri hasi yayo, ariko uzagura uwo mwenda kubera kuri uri trend.
umwenda uri hit, niwe uri kumenyekana cyane, niwe abastari bari kwifotoza bambaye, cyangwa se urabona urwo ruganda rurarenze umwenda ni uri hit, kuvuga ati ngiye kwemera 30 mbishyireho, rimwe na rimwe ugasanga ni byinshi bigomwe byari ingenzi, cyangwa se wenda nyine wari ukeneye muri aho kanya ariko ukabyigomwa ugahita ushyiramo wa mwenda. Ahantu hambere umuntu uzareba azarukeneye ni hahandi azahita ajya gufata ifoto kugira ngo ashyire kuri za mbuga nkoranyambaga. Aka kanya ni ukubwira ngo imagine mu mutwe wawe iki kibazo ukisubize, ntabwo ndakenera kuma igisubizo kuko cyangwa se nushaka ukinyandike muri comment, ariko imagine aka kanya mu mutwe wawe ufashe urugendo rwawe ukishyura amafaranga menshi, ufashe urugendo uragiye, ufashe flight uvuye mu Rwanda ahangaha, wenda kuba ari mu Rwanda cyangwa se kuba ari mu bindi bihugu, urafasha ati reka njye gutembera nk'i Paris cyangwa njye Dubai. Wabyumva ute cyangwa byakugerekera bite uramutse uhageze nk'igikoresho wari twaje cyo kugira ngo kigufotore kigapfa, cyangwa se ugashaka umuntu ugufotora ukamubura? Tubwizanye ukuri, byakugerekera bite? Wakumumeza kuba ubyumva nk'inzozi zawe kugira ko wagera aho hantu ukabona hageze, icyo ni ikintu cyambere cyaba kigushimisha. Ariko se kubera iki ikintu cyambere uhita wibanda ari ikintu cyo kwifotoza kugira ngo abantu bawe, abantu muziranye, ya society yawe imenye yuko ahantu wahageze? Nicyo nandi kuvuga, niza mbuga nkoranyambaga ikintu kizamaze kuturemamo. Aka kanya nk'urubyiruko urebe ukabona umusitari wamaze kujya nka romodo wawe, ukareba imyenda yambara, ukareba ahantu yifotoreza, ukareba ubuzima bayemo, ukumva wifuje kubaho nkawe, rimwe na rimwe ugasanga biri kugushwanisha n'ababyeyi bitewe n'ukuntu igora wakamwe n'amafaranga, rimwe na rimwe ugasanga ntayo bafite, ariko ukomeza upushinga ugashyiraho pressure. Ababyeyi barabizi, baradukunda, ababyeyi baba batwifuriza ibyiza bagira ngo dukomeze twishimye, agahita avuga ati mwana wanjye atapfa kwakira amafaranga ngaho genda, ariko basi nkubone wishimye. Ugasanga wisurwanira kujya kwifotoza. Iki kintu cyambere kigite kikuza mu mutwe umuntu usiga gukoresha imbuga nkoranyambaga ni ukwifotoza kugira ngo ya society ibone ati nta kivinzi iki ngiki, nageze kuri iki ngiki. Urumva ko ngaho urubuga nirwo rusigaye ruri kugukoresha. Debe sinzi wenda ko urwego ndi kubyumvaho aribwo namwe muri kubyumvamo, ariko isi ihinduka mu buryo tutabona. Iyi documentaire ya Social Dilemma natwereka ko isi ya digital yakozwe ku nyungu, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukuntu umuntu yari gukorera kugira ngo rohere kunezeze. Oya, ni inyungu kuriya urukoresha afite inyungu ze ategereje, afite uburyo kiwe yungukamo wowe utamenya, wagasigara ari kugukoresha. Ubundi urugendo barworoshye, reba kuri YouTube uzafate telefone ya mugenzi wawe cyangwa se ya mama wawe nimba uri umwana, cyangwa se we nimba uri umubyeyi ufate iyo umwana wawe uzafungura YouTube, ako kanya ntuzigujye no kuri search, ariko uzahita ubona yuko ibintu suggestion baguha, ibiganiro baguha cyangwa se video baguha zitandukanye n'izi, kuko mwibizi mbuga zifite ukuntu zifitemo ikoranabuhanga murabizi rigeze kure. Rurakwiga wowe urukoresha, rurakwiga rukamenya ati ese ukunda iki, kuri akuntu nimba uri kureba reel izo ugenda urayikinga, izo ugenda ugira ute search, izo ugenda ukora ibyo ngibyo bikomeza gufasha tekinoloji irimo hariya kugira ngo rukomeze kukwiga, rumenye ati uyu muntu ni muntu ki, uyu muntu akunda iki. Wenda rimwe rimwe kurubizi nta telefone cyangwa mashini yakora itarimo email, bakamenya ati se uyu muntu yavutse ubundi ari ku kigero cy'imyaka ingahe, ari ku kigero cy'imyaka ingahe, bakamenya ibintu bikubereye, bakamenya ibintu bazajya kugendera kugira ngo bikomeze gukipinga mood yawe hejuru. Aka kanya tuvuga urugero, ubaye ndatanga nk'urugero, reka ntange ku rugero rw'abantu bakuru, reka ntange ku gitsina gore. Ubaye ari umuntu w'umugore udakunda football, udakunda ibintu by'imikino, wewe wenda tuvuga urugero ushaka kuba wakirebera kuri YouTube, wenda mbone ndi kuvuga wakira abashef bateka, uvuga ati wenda ibintu ndashaka kwitekera famille yanjye, ndashaka kugira gute. Uramutse ari ibyo wikundira ujya kuri YouTube ari byo ugiye kureba, wajya kuri YouTube gatanya gusuggestinga umupira gusa ikakwereka ati ba Lionel Messi, ba Lamine Yamal, wajya search ugasanga search yanze, wa scrolling zose ugasanga nibyo bari kukwereka, ibiganiro byose ugasanga nibyo bari kukwereka, urubuga ntabwo wakongera kurukoresha. Ndabizi neza ko ahita urufunga kubera ko hari ibyo ushaka, hari ibyo ukunda, ujya kuri YouTube ugiye kureba. Niyo mpamvu rero iyo technology nayo kwiga wazabigeraga yiti kwiyerekera ibyo ngibyo, niba ari byasohotse bishyashya kabone nubwo iyo account utaba warakoze subscribe, ariko bitewe nuko wamaze kubona ibintu ukunda bakavuga ati uyu muntu ibi ngibi nibyo yikundira, ibyo ngibyo nibyo baguha, ibyo baguha ko baba bakuzi neza. Uriya muntu abakuzi neza, niba ari umuntu ukuzi neza ni nyiri urubuga umaraho umwanya munini cyane. Uriya muntu abakuzi ibintu ukunda, kuko hari niho hantu umara umwanya uri wenyine utuje, ibyo urayikinga arabibona, ibyo usacinga arabibona. Uriya muntu niwe muntu buriya uba ukuzi. None by'umwihariko urubyiruko ruri mu kaga, urubyiruko uko muzarebe urubyiruko nirwo rwinshi cyane, ndahamya nashidikanya ko nirwo rukunda gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane.
nubibona urareba ugasanga ibi ngibi tujya tubona wenda rimwe na rimwe ngo ese uyu musitari ngo byamugendekeye gutya bashaka kutwereka amakuru mabi ntago wafata ngo uhamagare baratanya kubishyira kuri za mbuga kandi noneho uko ugenda uba icyamamare umenyekana ku mbuga cyane nyine uragira benshi bagukurikirana niko iyo ubonye cya kintu cyo kugusubiza hasi cya kintu ya makuru yawe bamenye nyine utifuza akajya hanze iyo bashyize hanze arihuta cyane kuko usanga nta muntu utakikuzi bitewe n'ukuntu za mbuga zabashije kuba zakugira hit zikugira trend wumva nawe uri hejuru koko niyo mpamvu uzarebe ubuzima bw'abasitari buriya niyo mpamvu akenshi na kenshi begere mukaganira bakomeza kukubwira ko ni bwiza yego ariko hari n'uburyo nabo bubavuna buriya umusitari reka tuvugate nk'umuhanzi ashobora kuba ari byiza nyine buriya umuhanzi ashobora kuba afite amafaranga menshi kuko ari ibintu byinshi bimwinjiriza ariko ibaze urugero iyo yakennye tuvuga urugero yakennye muri icyo gihe nta biraka biri kuboneka nta mafaranga nyine muri ako kanya afite wenda ugasanga aho yahahiraga bigiye kuba ngombwa yuko nta mafaranga afite yo kujyayo bibaye ngombwa ko agiye guhindura aho yahahiraga imagine aka kanya uhuye n'umusitari muri twa dusoko bita twandaburaye niho ari kugura umufungo w'ibijumba ako kanya wenda utungurwa utangare wenda aka kanya ushobora gusanga hari umuhanzi mutari mwahura ariko usa nkaho umuzi umuganira nkaho umuzi bitewe n'uko uri kumubona ku mbuga ubuzima bw'urabuzi ukabukura nyine ugasanga imbuga zifite ukuntu zimeze nkaho zakuremyemo ikintu yuko uwo muhanzi umuzi neza bitewe n'uko ukunze kumubona ku mbuga nkoranyambaga ukumva nyine uramuzi bihagije ngaho rero murahuye ako kanya agiye kwigurira umufungo w'ibijumba ushobora no gusanga bikunda cyangwa se wenda habaho n'icyo kibazo cyo kuba wenda amafaranga yabuze ariko wose leta ubyumva mu yindi shusho leta ifata mu yindi shusho utangira uvuga ngo noneho yakenye noneho byanze timundebere wa muhanzi twese twemera nawe turi guhura muri ndaburaye niyo mpamvu buriya nabo ubwo buzima igihe bajya bageraho buriya bakumva burabangamye bitewe n'uko iki za mbuga nkoranyambaga ziba zamugereje ahantu hose ugasanga abantu bose basigaye bamuzi kandi wenda muri make w'abaziranye nabo ni bake cyane ariko bitewe n'ukuntu za mbuga zimeze ugasanga nyine we afite benshi bamuzi bitewe n'iki na za mbuga akanya se uzarebe turi kwiga tubona saga ziri kugenda zibaho umuntu ati yasebye umuntu yafasha gukora iki n'iki nyine ukumva bisa nkaho ari igisebo kuri ariko se ubimenyera he ni kuri za mbuga nkoranyambaga ubibonera ubwo rero nyaboneka ariko kuba turi kuvuga ibi byose si ukuvuga yuko imbuga nkoranyambaga nta byiza zigira kubera ko akanya zaratworoheje akanya ushobora kuba nagura umwenda nibereye mu ntara nkawugura muri Kigali bitewe n'uko ndi kugenda kuri ama website cyangwa se kuri aya mashop bafite nk'ama account kuri Instagram bagapostingaho product zabo nkaba najyaho nkayishima nkayigura nyine umva ko hari byinshi nyine byoroshya gukora ama delivery kuvugana n'abacuenda bagiye hanze y'ibihugu turimo ukaba wakifuza kumuvugisha ibyo byose nyine ni ibintu imbuga nkoranyambaga zaragiye zitworohereza cyangwa se ukaba wamenya n'iterambere abandi bagezeho ukaba nyine wagira byinshi ubigiraho kugira ngo nawe ubashe kuhatera imbere ibyo ni ibintu by'inyine byinshi by'imbuga nkoranyambaga cyangwa se ni technology ubona hari byinshi yihutisha ukaba wakifatira tike y'indege wibereye mu rugo ukaba wagati noneho ngiye ndabona imirimo ikiri myinshi mwe mufatiye tike ya masaha ninza ndayifata nyine umva ko ni byinshi imbuga nkoranyambaga nyine zikomeza kugenda zidufasha cyangwa se nka technology muri rusange bidufasha ariko mu by'ukuri nabyo hari byinshi bituzanira ubundi imbuga twakwiye kuzikoresha ntabwo arizo zakwiye kudukoresha ariko urareba ugasanga umuhanzi cyangwa se umuntu umaze gukoresha imbuga nkoranyambaga cyane umeze kumenyekana n'abantu benshi hari ahantu atakijya ugasanga agenda yihishe kugira ngo wenda amafoto yatajya hanze ubuzima yamenyereje abantu batari muri ako kanya bataza kubona ubutandukanye n'ubwo yamenyereje abantu ugasanga nyine ari kuri pressure ihambaye pressure nyinshi bitewe n'ibintu yamenyereje abafana be wenda ugasanga hari igice kinini ari guhisha kugira ngo nyine batavuga ati se burya na bwa buzima burya abubamo mana yanjye izi mbuga nyine iyi social dilemma iyi documentaire ikomeza kugenda twereka uburyo ki imbuga ziri kudukoresha cyane imbuga ziradukoresha cyane kuko buriya nyine ni byinshi uzarebe nimba ushyizeho ku bantu wenda bakunze gukoresha Instagram cyane uzarebe ushyizeho story ndahamya nashidikanya ntihagire uyihagararaho ariko akenshi na kenshi iyo ugifunga Instagram yawe uhita ujya kureba abantu ba likinze ya story yawe wabona ari benshi uzahita umva ikintu gihita kikuza mu mutwe ko bati ati wenda ari bana bari wagiye ati abantu barabikunze kabisa barabikunze babonye ko nanjye burya nsigaye ndenze barabonye ko ibiki cyangwa se nimba ifite likes nkeya uzarebe ukuntu bikubabaza cyangwa se nimba iya mbere yaragize nyinshi iya kabiri kagira nkeya utumva muri WhatsApp noneho byagenze bite ese poster nafashe niyo mbi ese aho nagiye haraciriritse ese nyine ugasanga icyo kintu kikugiye kurema ikintu gisa nkaho ari kurisha mu mutwe urareba akanya ugasanga hano hari umuntu wishyizeho mu mutwe ati ngomba kuba nkuriya muntu bitewe n'ukuntu abonye ku mbuga ukuntu aba yimereye
amafoto ye warayabonye, ugasanga icyo kintu wakishyizemo ngomba kuba nk'uyu musitari, ese uyu musitari yambara imyenda imeze ite, ugasanga ibyo bintu bikuje umutwe, kandi nyamara muri wowe ushobora gusanga yarafashe umwanzuro wo kubaho kuriya bitewe n'impamvu ye bwite, ugasanga wowe bigendeyemo nk'ikigare wese ubifatira hejuru ngo nanjye ngo ndi kumva biriya ariko nakagombye kubaho kuriya, ariko nyamara utazi ngo ese uyu muntu abikoreshwa n'iki. Ugasanga iyo pressure igiye kugukoresha byinshi bigiye bitandukanye, ugasanga nyine ugiye gukora ku kintu wagira ngo ni competition uriho, nyawe wakagombye kwibaza ese kuki ibi byose bibera mu maso yacu bundi, kubera ko imbuga zacu zunguka igihe cyose turi kuzikoresha, igihe cyose tudashobora kuzireka zo nibwo buraziba ziri kunguka cyane. Akanya wenda ubonye nka opportunity ukaba wabaza nka nyiri urubuga rwa Instagram ukabaza ati se nka Instagram waramutse bayifunze amasaha 24 mu Rwanda waba uhombye amafaranga angahe? Uriya nibwo yakubwira ibintu kandi wakumirwa amafaranga yabahombye bitewe nuko turazikoresha cyane. Ugasanga hari umuntu ushobora kuba yahera mu gitondo ari kuri Instagram scrolling reel agenda areba posts z'abantu azirayikinga, ugasanga bihereye mu gitondo birinze bigera nyimugoroba ari ibyo ngibyo yibereyemo. Wewe kandi urabikora wumva urishimye uranezerewe nyine, ugasanga ni icyo ngicyo we wagiyeho witeze kwirebera ukishima ukitahira ubuzima bwawe bukabaye bwo ngubwo nyine bikakumarira irungu, ariko nyamara aho ndi warukoze ari kunguka yifitewe profit ari kubonamo utanazi burya nayi kuganirije wanavuga ati nyaboneka burya ndagukijije mu buryo kintarinze. Rero mureke iyi technology turi kunya tubona hirya no hino cyangwa se muri kubona ahangaha tuyikoreshe, twebwe ireke kudukoresha, kubera yuko byamaze kuba nkaho byamaze kuba nyine nka formule yuko ugasanga urubuga rwakugize addicted. Nimba internet yabuze ukumva igikuba cyacitse, ukumva ntabwo uri guhumeka, ukumva nyaboneka ubuzima bwahagaze kubera ko internet yabuze, ariko ibyo ngibyo byo bireka, ibyo ngibyo birenze amaso, ahubwo uvuga ati se igihe ya internet nyifite uyikoresha muri ibi ngibyo kuvuga ngo uri kuganda kubona likes nyinshi, uri kugira ute, kuko biriya nuza kureba urasanga nta kintu yakumara uretse gukuremamo pressure yuko nyine uri guharanira yuko likes zawe zitagabanyuka. Uzarebe iyo post ya mbere ushyize tuvuga urugero ibonye likes 100, ya kabiri ushyize ibonye 1000, muri tumva ni iterambere ugezeho, ukumva ngo ni ikintu wakivinze kidasanzwe. Njya nkunda kubibona ugasanga umuntu yashyizeho post ibonye likes tuvuga urugero 2000, ayisabirya screenshot ayisabishyira story abipostinze kugira ngo nyine ati ukabona nyine wagira ngo ni iterambere nyine agezeho, ni iterambere, ni ikintu yakivinze mu buzima. Nyaboneka ibintu biradusiga ku ahandi hantu kandi numva tutakishimira kuba twaba turi. Niyo mpamvu iyi technology reka tuyikoreshe ireke kudukoresha, kuko mu gihe irakomeza kudukoresha yidukoresha atari twe turi kwikoresha, nyaboneka turabihangayikiramo cyane, turabibabariramo kuko uzahora na pressure ya mu mutwe, uzahora na pressure, usanga hano hose nta kintu gutekereza imbuga kwiga byange, nimba wari ukiri kwiga akazi kari kugenda gakeya, ese ko iki likes zanjye ziri kumanuka, post nakizo ku cyano atari kuyikunda, usanga ibyo nyine bikomeje kukwangiza umutwe, bikomeje kukwica mu mutwe, kandi nyamara wagombye kubishyira ku ruhande ukituriza ubuzima bugakomeza, ugasanga nta kibazo ufite. Ariko ibyo bintu uko ukomeza kubiha umwanya cyane, ukomeza kubiha attention, birakomeza kugenda nyine bikurema icyo kintu mu mutwe, usange ubuzima bwawe bumeze nk'ufungiye ahantu mu gakeji, ufungiye ahantu wumve nyine hari ikintu wazinutse kuba wakora, nta yindi mpamvu icyo kintu ushobora kuba wanagikundaga, ariko bitewe n'uburyo iyo post uri gukora icyo kintu wayishyize kuri Instagram yawe cyangwa ku rundi rubuga rwawe ukoresha, ubwo buzima wenda usangije abantu kuri YouTube, ukabona abantu nibabukunze, usanga cya kintu isukeka kugikora kandi nyamara wagikundaga, wari ugifitemo impano ikomeye nyine, ariko usanga uraketse bitewe n'uko nguri kubona abantu ntabwo bagikunze, kandi nyamara urashaka ya attention y'abantu ko bagukunze. usange birangiye ujagaraye mu mutwe, birangiye usigaye wihebye uvuga ati ese mana yanjye bizagenda bite kugira ngo nongere nkurura abakunzi banjye. Nyaboneka buriya muri abantu baravuga ngo wowe ibyo ubona ushoboye gukora bikore, ibindi bizibona bisaba ibitangaza ubiharira Imana. Wirindira kwibabaza, wirindira kugira ngo
usanga uretse byinshi wakunda kugira ngo useeking attention y'abantu, kugira ngo abantu bagukunde. Buriya baravuga ngo aho kugira ngo abantu bagukundire icyo utari cyo, uzareke bakwangire icyo uri cyo. We erekana reality yawe, werekana uwo uri we, kuko nibwo uba utabangamiwe. Ariko mu gihe cyose uzakomeza kwiyorobeka kavuga ati reka muri ibi kugira ngo likes zizamuke, kugira ngo views zizamuke, mu gihe uri kwerekana ubuzima bwawe bwa fake, icyo gihe uzabaho ubuzima bwawe bwose ubabaye, usange uhorana pressure mu mutwe. Ubwo rero mureke izi mbuga tuzikoreshe, zireke kudukoresha iyi technology. In case twaba tuyikoresheje neza yatubyarira byinshi, yaduha umusaruro mwinshi uhagije, ariko in case tuyikoresha nabi ahubwo iradufata idusubiza hasi kurushaho twari turi, iraduhangayikisha, irasigaye twishe mu mutwe, usange financially nabwo iratumanuye, usange nyine biteje effect nyinshi kurusha umumaro iri kutuzanira. Ubwo ronge nk'inama natanga, nk'inama naha urubyiruko rugenzi rwanjye cyangwa se n'abandi bantu muri rusange, nuko iyi technology ihari ahangaha twayikoresha cyane uko twebwe dukoresha. Tureke kuba imbata z'imbuga nkoranyambaga, tujyeho turi gukora ibidufitiye umumaro, tureke kujyaho kugira ngo tuzamure likes, tuzamure views, tuzamure wenda nko kuri YouTube, wenda ushobora kuvuga ati mfite YouTube channel ndi kuzamura views bikampahira bikagira bite, nyine mwarya ngo buriya YouTube irahemba. Ariko wibikora ushaka kwiyorobeka, nyine bikore uri kugaragaza reality, uri kugaragaza ibintu bya nyabyo ukuri. Ureke kubikora ubeshya kugira ngo urebe yuko umunsi ngo wakira, kugira ngo urebe yuko ngo amafaranga yaboneka. Nimba warayaburiye ahandi ubumve igisubizo nuko urajya kubeshya, cyangwa se igisubizo nuko urajya kugira ukundi kuntu witwara bidasanzwe ari umwihariko wawe, kugira ngo urebe ko amafaranga yaboneka. Mureke rero technology tuyikoreshe, kuko uko ikomeza kudukoresha iradushyira mu manga tutazashobora kwikuramo. Murakoze.